nicyo wabwira abantu bagufashe nk'umushinyaguzi nyuma yuko Vava yitahira uyu munsi aracecekerwa kandi twese tuzajya? Hari igihe ujya kumva nk'umwana aravuze ati data ajya gupfa yasize ambwiye ngo nzajye nkunda abantu, mama ajya gupfa yasize ambwiye ngo nzakora iki n'iki. Yagombaga no gupfa. Bamwe muri twe tumera nk'ibikoresho bikoreshejwe na Vava rero aba bantu bose ubona bamuvuze nabi, aba bantu bose ubona babaye ibikoresho bya Vava. Ni umukobwa wagombaga gupfa iyo hatabaho Bosco ngo arwanye Vava, iyo hatabaho Jennifer ngo arwanye Vava, iyo hatabaho Claude ngo arwanye Vava. Sebyo ngiye nkimara no kumva ko yapfuye naravuze ntekereje nyine ukuntu twavuze n'ibyo twavuze, ndavuga wawo ntuyu mukobwa rwose umva. Jihad hari ijambo yavuze aravuga ngo mwagiye muvuga abantu bakiriho bari bubashe kubasubiza. None se Giha we wagiye uvugira umuntu ukiriho kugira ngo abone ubwo bufasha, abone ubushobozi namara gukira nawe abashe kwisubiriza? Iyo umuntu agiye gupfararaga ko muganga nta burwayi yamusanzemo, ko na nyina wamwibyariye yabivuze akavuga ati umwana wanjye n'igifu cyari cyarakize, nakabaye nishinja kuvuga ngo umuntu bamusanzemo kanseri. Kubera icyo uri gushidikanya kuri bari abana kandi koko yaba abaturanyi yaba mama wa Vava nawe yaramaze kubyemereza ko bari abana arabava. Rero bari abana ngewe ntabwo ntuza Claude yambwiye ati vuga usaba ubufasha, ndamubwira ngo ntabyo mvuze. Urumva? Yego. Ariko kuba naravuze ngo ntabyo mvuze suko nari nyobeye ko ndi igikoresho cya Vava, hari kwicuza bagombaga kubikora. Ntabwo kugutuka ibitutsi 100 bisobanura yuko mwigeze guturana. Igitutsi Vava yanutse kimaze amezi 6. Ese ubwo mbaye ubaye uri umujyanama wanjye, Jennifer yaguriye dore imboga isanduku. Umuntu usaba imbabazi nutazi kwisobanurira, nabwiye ko murota inzozi mukajya kuzisobanuza mu nsengero, ariko ngewe nshobora kuba ndi mu bantu bazirota nkazisobanurira. Ninde munyakireka wenda uwamuroze? Kuki bijya bikugora kenshi nabonye babyibaza bati uno mudamu gusa imbazi biramugora cyane. Nose urashaka ko nzisaba umuntu utakiriho? Izo Vava yasabye nge narazakiriye. Ko ntabwo uzajya gutabariza umuntu ku burwayi buri buvuzwe na mitiweli. Turabasuhuje aho merereye mu mpande zose z'isi, tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Abari akagaruka twakiriye Uwamahoro Jennifer ukunda gutera comment cyane rwose mu biganiro yabonye akabikunda cyangwa se ntabikundi bitewe n'uburyo ki yabonye ibyo bitekerezo. Jennifer umeze neza? Shameze neza. Ibintu ni amahoro cyane. Ndabona uramutse neza, ibintu n'uburyohe ni amahoro masa. Ni amahoro masa. Amakuru y'iminsi cyane meza. Ko wabuze? Ndahari. Urahari? Okay, reka nkubite nanzika rero Jennifer. Kagira inkuru. Tuganire, ariko benshi ndabizi neza ko bashobora kwibaza byinshi. Hari n'abagiye banyandikira nabo bibaza byinshi kuri Jennifer. Ngira n'amahirwe turakorana ikiganiro, sibyo? Jenny, nkibaza muri iyi minsi wenda hari ibiganiro wagiye ukora ariko benshi bagufata nk'umushinyaguzi. Bati ibi biganiro byakozwe mbere, abanyamakuru twakira abantu baza bavuga ngo kari pranka, ariko ngo nyuma yaho ngo biragaragara yuko ngibi bintu ngo harimo ubushinyaguzi bwinshi cyane. Nicyo wabwira abantu bagufashe nk'umushinyaguzi nyuma yuko Vava yitahira uyu munsi aracecekerwa kandi twese tuzajya? Rero kino kibazo ndaza kugisobanura mu buryo bubiri. Ndaza kugisobanura mu buryo bubiri. Wenda reka mbanze mvuge icyo nshaka kubanza gusobanura cy'ibanze. Buriya urabona iyo umuntu agiye gupfa Sando, iyo umuntu agiye gupfa aba muri hafi b'umuryango we, iteka nta muntu upfa apfuye yanduranyije, cyangwa se iteka iyo umuntu abonye umwanya aravuga karaga, urumva akaraga bene wabo, akagira ijambo abwira uwo bari kumwe, akanihana ndetse nk'uko wenda mwabonye Vava yabikoze. Yego. Buriya ni ukuvuga ngo na nyina umubyara buriya afite ukuntu yamuraza aramubwira ati gutya na gutya gutya na gutya. Rero hari akantu nshaka kwibutsaho abanyarwanda kugira ngo aka kantu mukumve.
wenda kaze kuba ubusobanuro bw'ibintu byinshi turi kwibaza uyu munsi wa none. Vava yaje ari umukobwa akundwa n'abanyarwanda cyane, aba umwana ukunzwe ku rwego ruri hejuru. Rero icyo nshaka kubabwira, twebwe nk'abanyarwanda, Vava afite uburyo yadusigiye umurage. Ntabwo yari guhera ku muntu wa mbere abwira ngo ndakuraze cyangwa nkubwiye iki, kuko buriya hari igihe ujya kumva nk'umwana aravuze ati data ajya gupfa yasize ambwiye ngo nzajye nkunda abantu, mama ajya gupfa yasize ambwiye ngo nzakora iki n'iki. Hari ikintu rero Vava yasize nk'umuntu wakunzwe na rubanda nyamwinshi, wakunzwe cyane, yagombaga no gupfa akagira ikintu adusigira kigomba kuzatubera urwibutso rwo kumenya ngo Vava hari icyo yadusigiye, yaraturaze. Aricyo kintu nshaka gusobanura. Bosiko yabaye igikoresho gikoreshwa na Vava kugira ngo asige wa murage abanyarwanda bagomba kugenderaho. Vava yasize umurage mu banyarwanda, noneho bamwe muri twe tumera nk'ibikoresho bikoreshejwe na Vava kugira ngo abashe gutambutsa ubutumwa bwa nyuma ku bana b'abanyarwanda yabanaga nabo umunsi ku wundi. Ari wo murage uvuga ngo tanga, umenye gufasha, utitaye ku muntu kuko yavuze, utitaye ku muntu kuko arwaye cyangwa atarwaye. Urumva ni nk'aho ari ubutumwa bwa nyuma yashatse kugira ngo adusigire, ariko kubera yuko twebwe ntabwo dushobora kwisobanurira, niyo mpamvu ubona bamwe nta muntu n'umwe udafite uburenganzira bwo kuvugana n'Imana. Ariko kubera yuko bamwe tutabisobanukiwe, niyo mpamvu tujya gushaka abahanuzi ngo nsobanurire inzozi narose. Urumva bamwe niyo mpamvu tujya gushaka ubuhanuzi ngo mbwira ngo ibi n'ibi naraye mbonye. Kubera iki? Ubwirwa n'Imana, uvugana nayo, ariko ntubasha gusesengura ubuhanuzi guhaye. Ntabwo ubasha gusesengura ngo ikintu yavuze ni iki. Vava rero, aba bantu bose ubona bamuvuze nabi, aba bantu bose ubona babaye ibikoresho bya Vava kugira ngo abashe gutambutsa, abashe gusigira umurage mwiza abanyarwanda. Mwaramukunze, muramwishimira, yagombaga gusiga n'ikintu cy'isomo gikomeye cyane mu banyarwanda, kuri twese. Ari abandika comment yabasizemo imitwe, mu mitwe yanyu yasizemo yuko mugomba gufasha umuntu, ari abavugira ku ma YouTube ni ukuvuga ngo rero icyo tuvuga ntabwo tukizi, ntabwo turimo kuvuga twese tugashwana, ariko ni ukuvuga ngo mwaramukunze, muramwishimira. Iteka iyo umuntu agiye gupfa, niba akunzwe, urumva, niba akunzwe aba agomba gupfa asize isomo ryiza kandi risigara muri ba bantu bakajya bahora barimwibukiraho. Hari ikintu uvuze ngo turimo turashwana, byagakwiye ko dushwana kuri uyu munsi yamaze kwitahira. Nibyo nakubwiye ngo sibyo, icyo nicyo kintu mbanza gusobanura ku bantu bavuze nabi Vava, nicyo nshaka gusobanura, kuko buriya ibi ni nk'inzozi ariko zibasha gusobanurwa n'umuntu w'umuhanga, cyangwa se zibasha kubonwa n'umuntu w'umuhanga. Ni umukobwa w'abanyarwanda, ni umukobwa wakunzwe ku rwego ruri hejuru, ni umukobwa wagombaga gupfa agasiga ikintu cya nyuma tugomba kwibukiraho cyangwa tugomba kugenderaho. Yadusize mu mitwe yuko tutagomba kuvuga ngo kanaka ntagomba gufashwa, kanaka ntagomba gufashwa. Uwo ni umurage Vava yasigiye abanyarwanda. Buri wese ari kwikomanga ku mutima avuga ati burya kandi iyo hatabaho Bosiko, urumva, iyo hatabaho Bosiko ngo arwanye Vava, iyo hatabaho Jennifer ngo arwanye Vava, iyo hatabaho Claude ngo arwanye Vava, sibyo, ntabwo rya somo twari kurisigarana. Ntabwo twari gusigarana isomo ryo kumenya kwitanga, ntabwo twari gusigarana isomo ryo kumenya gufasha. Ubu iyi saha na wa wundi wavugaga ati sinzongera gufasha kubera abantu ari abatekamitwe, ni ukuvuga ngo yadusigiye isomo ry'uko tutagomba kugendera ku byo abantu bavuga. Yadusigiye isomo ryo kutamenya, kutavuga ngo buri wese uba ari kwicuza. Nubwo harimo kwicuza, nubwo harimo gutekereza ko harimo isomo rikomeye cyane, ari naryo twe twabereye igikoresho kugira ngo ribashe gusohoka. Ari nacyo Vava Imana yarebye iravuga iti kuba warakunzwe ugomba no kugira ikintu usiga kizabera isomo abagukurikiranaga. Icyo kintu ngira ngo ahari njyewe nuko nyumva, kuko njye nkimara no kumva ko yapfuye naravuze
ntekereje nyine ukuntu twavuze n'ibyo twavuze ndavuga ne wawo ntuyu mukobwa rwose umva twe twabaye ibikoresho bye bigomba gusohoza isomo ashaka gusiga ku isi. urumva ndawukurikije icyo rero bacyumve nk'uko. Rero ikindi wenda navuga cyo gushwana, wenda hari akandi kantu nshaka gusobanuraho. Ni byiza pe ko ushaka kubaza umuntu ukamaze utakuse kubera iki wabujije umuntu ngo bamuhe, kubera iki ugasanga nyine bamwe turitana ba mwana. Ni ukuvuga ngo ari uvuga ari utaravuze twese turi bamwe. Jihad hari ijambo yavuze aravuga ngo mwagiye muvuga abantu bakiriho bari bubashe kubasubiza. None se Giha we wagiye uvugira umuntu ukiriho kugira ngo abone ubwo bufasha, abone ubushobozi namara gukira nawe abashe kwisubiriza? kubera icyo isemo kuvuga amazina y'abantu mu biganiro nuko nanjye bamvuze ko ntabwo bakuvuze mu buryo bubi ndakeka. Ibyo ntabwo bikureba, njyewe ndi umutumirwa. Oya icyo numvise njye ndavuga ibyo numvise nuko bavuze bati Jennifer mwagakwiye ati kuba uyu munsi umufata bariya abana yasize dufata ataho kugira ngo ahubwo uyu munsi bibe ari intambara, ahubwo tugafata bariya abana yasize akaba aribo twitaho kurenza umuntu wagiye. kandi koko ni nako mbitekereza Jennifer. Ibyo nta n'ubirwanya ngaho kugira ngo uvuge ngo bariya abana ngo basanze ataraje. Icyo ngicyo rero nicyo nagusobanuriye yuko ushobora kuba igikoresho cy'ikintu runaka wowe ubwawe utabizi. Icyo nicyo nagusobanuriye. Kuba namurwanya njye cyo ni ikintu natekereje, ibi mvuga nakabaye naranabisobanuye kera, ariko kuko nari nkiri igikoresho cyo kugira ngo nibutse abantu mu mitima yabo ngomba kuba umugoma abandi bakaba bagira neza, ariko nabo bakibuka ko bagombaga kubikora mbere yuko haza ikibazo. Urumva nyine niyo byo navuga ngo twese byadusigiye isomo. Byose twese byadusigiye isomo, ariko iryo somo ryagombaga gusigara kubera yuko naryo ni isomo. Kandi n'uwagiye twari tumukunze ku buryo buri hejuru. Rero iyo umuntu nibyo nagusobanuriye ngo sibyo, iyo umuntu agiye gupfararaga rero vava nawe nibwo buryo yarazemo araga dusigira isomo ryo kuvuga ngo mwige gufasha, mwigo kugira urukundo. Noneho wowe wabona boss ko avuga ntumenye ko ari igikoresho cyo kugira ngo inzozi za vava zisohore mu magambo ye ya nyuma, ariko atabashije kuvuga. Rero niyo mpamvu nyine mbabwira ngo twese uko turi aha Imana yaturemye ifite uburyo ivugana natwe, ariko kuko tutabasha kwisobanurira niyo mpamvu ubona abahanuzi nyine bahora bashyirwa hejuru, bahora bahabwa agaciro. Nsobanurira ibi ngibi nabonye nawe wabishatse burya umunsi ku munsi wasanga Imana ivugana nawe, kandi ubyitayeho ukabishyira mu matwi yawe mu bwenge bwawe iteka n'iteka wajya uhora wisobanurira. Ariko kuko nyine tudafite ubwenge bumwe, tudafite gushishoza kumwe, ni nayo mpamvu twiyambaza babandi twita abanyabwenge. Sibyo? Niyo mpamvu twiyambaza abandi bita abanyabwenge. Ikindi wenda kandi kantu nshaka gusobanuraho Sando, none se wenda ngiye kukubaza akandi kantu wenda nagize kamatsiko cyane. Urabona ko hajemo intambara, korodori mubi, boss kuri mubi, twese twitana ba mwana nyine. Ariko nyine abavuze nabi bo nta kintu ubundi nta n'ubuvugiro banafite. Abavuze nabi bati yitanga ubufasha, kuko twese uko tungana, iyo tuza kumenya ko ikibazo kizagenda gutya, na wa wundi uje gutanga ubuvugizi uyu munsi wa none yari kubikora mbere yuko vavapfa. Iki nicyo kikwereka ko rero niba uvuga ngo umupfa arakundwa, bimbwire nanjye mbikubwira. Kuko ntabwo ushobora kunyemeza uburyo Korode, Bosco, Jennifer, Juste, urumva ninde wundi mujye mukora Riza, abantu batageze ku 10 ni gute bayobora igihugu cyose, bakayobora isi yose, bakayemeza uburyo itagomba gutabara? Tekereza abantu batageze no ku 10 kuba bayobora igihugu cyose, bakayobora igihugu, ikibuga bakakijyamo bakakiharira, hakabura byibura n'umuntu ushobora kuza akavuga ati biriya birirwa bavuga, bakaba barabivuze muri cya gihe barwanya aba bantu, kuvuga ngo umuntu ntakeneye gufasha, nicyo gihe bakagombye kuba barabonetse. Rero uko boss ko atamenye ibyo avuga, niko nuri yatamenye ibyo agomba kuza kuvuga mbere y'igihe.
ikindi wenda nshaka kubaza, wenda ubwo bufasha ntabwo bwabonetse, ariko ntabwo ntekereza ko bwatumye Vava apfa, kuko niyo buza kuboneka aba yarapfuye, kuko muganga ntabwo yigeze yemeza ko uburwayi ari ubu. Ushaka kuvuga uti umuntu bamusanzemo uburwayi bwa kanseri, bwa diyabete, none impapuro ngizo akeneye imiti, noneho hakabaho kuvuga ngo barabeshya ntabwo hakenewe iyo miti. Wenda umuntu akazarinda ubwo apfa, ukavuga uti ariko hari imiti yarakeneye y'uburwayi runaka, none nanjye sinabashije kuyitanga. None banyarwanda tubwizanye ukuri ko muganga nta burwayi yamusanzemo, ko na nyina wamwibyariye yabivuze akavuga ati umwana wanjye n'igifu cyari cyarakize. Uranegura wenda abataratanze amafaranga, ese uwari kuyatanga we mwumva hari icyo yari gukora? Cyangwa abantu bari hafi ye nibo bagombaga kumenya ubwenge bwo kuvuga bati uyu muntu ko nta burwayi tumusanzemo, dukora iki kindi? Tujye mu kinyarwanda dushaka imiti yirutse. Ibyo ni ikinyarwanda ntabwo. None se ushatse kuvuga ko hariya yari ari kibogora atari igifu byari amarozi? Oya, ntabwo ngewe ndashingira, ntabwo ngendera kuri details zose, ndashingira kuvuga ngo wenda icyo Jennifer yisaha nakabaye nishinja surakize, nakabaye nishinja kuvuga ngo umuntu bamusanzemo kanseri, none hasaba ubufasha bw'imiti runaka, hanyuma Korode aravuga ngo iyo miti mwiyigura. Icyo ndiho nukubaza ngo ese ayo mafaranga iyo yatanga bwo wari kuba yatangiye ubuhe burwayi kugira ngo Vava afashwe kugira ngo akire? Muri kumva tutari gupfa ubusa? Turimo gupfa ubusa, kuko niyo bayatanga bakayatanga n'ubundi yari gupfa, kubera ko nta n'uburwayi nyirizina twari turi kuvuza, ntabwo yari afite n'igifu bavuga ko cyari cyakize. Ariko ajya mu bitaro nicyo yararwaye, update zagenda akaziboneka, nibyo Dr. M yavuga. Rero ntabwo nibyo nyene nkubwira, ntabwo cyakize kubera ko hari abatanze amafaranga, nta nubwo cyakomerejwe ngo tubimenye tuvuge ngo ageze igihe cyo kubagwa none twanze kuyatanga. Buriya iyo ikintu gifatika, buriya umuntu abona icyo avugiraho. Kandi noneho rero reka nkubwire Sando, buriya ribu niba munayihamagaza ribu niba munayihamagaza muyihamagariza abantu bakora amapuranti, kuko umunyamakuru ntabwo ari Imana izaza kumenya ubeshya n'utabeshya. Umunyamakuru ntabwo ari Imana. Hano mwamaze kubaka izina ryitwa Prank, sibyo? Uburyo mwaryubatsemo nibwo buryo butuma n'abandi babirenganiramo, atari ukuvuga ngo nuko banze wa muntu. Hano hehe ndavuga kuri izi mbuga, kuri iyi mihanda, kuri social media rusange. Kandi noneho ikintu buriya Vava, ikintu cyatumye aba bantu banavuga, usibye ko nanabisobanuye yuko buriya aba bantu bavuze twese uko twavuze twabaye ibikoresho byo kugira ngo Vava sohoze, Vava asigira abanyarwanda isomo bazajya bahora bibuka, kuko ubu ngubu hagize undi urwara bamutabara, ariko biturutse kuri cya kintu Vava yasize mu banyarwanda. Yego. Kandi icyo kintu ni ingenzi cyane kuruta uko twese twari kumuvugira, hanyuma agakira, yamara gukira bigafatwa nk'aho ari prank, ugasanga isi yose n'ubundi yitwaje ko abantu bose ari prank baba bakina. Kino hano harimo isomo, kandi harimo ubuhamya, harimo ubuhanuzi, urumva harimo isomo ariko ritavuga, kuko buriya barakubwira ngo iyi si turiho Sando, umuntu arapfa ukinjira mu nzu yari we wayubatse. Urumva ni ukuvuga ngo icyo kintu ngenge gisobanura umunsi ku wundi tubayeho kubera abandi cyane. Urumva umuntu aravunika agakora, ejo agapfusha umugore, hakazaza undi akajya muri bya bintu atarabiruhiye. Urumva gutyo nuko ubuzima bugenda. Rero hagomba kubaho Bosco akavuga nabi, bwacya mu gitondo tukabona isomo rirahagurutse, kandi rya somo rikabera buri wese icyitegererezo, kandi rya somo rigomba kubaho, kandi wikwicuza impamvu ryabayeho, kuko nuhagarika urupfu n'ubundi rwagombaga kubaho. Rero ako kantu nta mpamvu yo kuvuga ngo twebwe turitana ba mwana, kuko icyambere cyo iyi saha rwose n'abantu batatanze amafaranga, wenda icyo wenda twavuga bazayatange, ibyo bintu nabanje no kubivuga, bazayatange, bagende bareba abana, basura abana,
basure nyirakuru wabo kuko akeneye ubufasha ariko n'utarayatanze kugira ngo umurwayi avurwe ntacyo yishinja kubera yuko nta n'uburwayi runaka bufata. Kubera icyo uri gushidikanya kuri bariya abana kandi koko yaba abaturanyi yaba mama wa Vava nawe yaramaze kubyemereza ko bariya abana ari abavava. Rero bari abana njyewe ntabwo nabashidikanyijeho, njyewe ndakubwira ngo iteka Sandrine njyewe nkora ikintu nzi urumva cyangwa se wenda natekerejeho, ariko gupfa kuntungura ukambwira ngo vuga iki atari ikintu natekerejeho ntibyagukunda, kuko uribuka neza yuko hari akantu pasita ntuza Claude yambwiye ati vuga usaba ubufasha, ndamubwira ngo ntabyo mvuze. Urumva? Yego. Ariko kuba naravuze ngo ntabyo mvuze si uko nari nyobewe ko ndi igikoresho cya Vava gishobora gutuma wowe uyaga ubwonko ukavuga uti kubera iki ntamenye. Kandi kugira ngo uvuge ngo kubera iki ko ntamenye nuko hagomba kubaho umwanzi urwanya wa muntu, wowe ukicuza impamvu utakoze icyo ugomba gukora. Ubu uri kwicuza? Hari kwicuza bagombaga kubikora, ariko njyewe nari igikoresho cyo kugira ngo wa wundi asiga impanuro. Uri kumva? Hari kwicuza wa wundi utarabikoze, ari nayo mpamvu uzaza hano kuri kamera akavuga ngo ndarwaye azatabarwa, ariko atabarwe kubera yuko hari isomo Vava yasize. Ubwo nibwo buryo isi iremyemo. Njye ndi igikoresho, Claude ni igikoresho, Bosco ni igikoresho. Urumva? Rero ni ukuvuga ngo iyo ubonye bwije uravuga ngo mu gitondo, iyo ubonye bubaye mu gitondo uravuga ngo ni mugoroba. Ikintu cyose kibaho, ikosa ribaho kugira ngo dukosore ibyari biriho. Niyo mpamvu tutakitanye ba mwana, twareba ahubwo ibiri imbere ni nacyo cyiza. Twareba ibiri imbere. Byabaye byarabaye. Kandi nekereza ko uyu munsi nta muntu wangaga Vava. Njye ndaravuga mu biganiro byanjye byose barabayeho ikosa. Reka mbanze mbabwire hari akantu kamwe wenda shaka kuvugaho kuri aba bantu. Urumva? Buriya Sandrine dushobora kugirana ibibazo tugashwana. Urumva? Hano kuri social media nta kintu dupfa, ntidupfa ko wantwariye umugabo, ntidupfa ko twaturanye, ntidupfa ko twigeze guhemukirana. Ibi bintu byo kuri social media kabone niyo umuntu yagutuka bingana iki, niyo byaba bingana iki, ni kuri social media nyine birangirira uwagutuka igitutsi kimwe n'uwagutuka 10 n'ubundi aho mwahuriye naho. Ntabwo kugutuka ibitutsi 100 bisobanura yuko mwigeze guturana. Uwagututse igitutsi kimwe, wagututse ibitutsi 10 n'ubundi aho mwahuriye naho muziranye, nta handi hantu muziranye. Rero abafana bari mu bantu bakuza urwangano ku bantu n'abandi, kuri twebwe tutarebye neza aba bantu bandika mu makomanteri twe baraduteranya. Kuko niba nsohora indirimbo ukanyibutsa igitutsi Vava yanutse kimaze amezi 6, ese ubwo ubaye uri umujyanama wanjye, ubwo wowe waba uri inshuti nziza? Ese njye uranzi hari aho duhurira? Noneho rero icyo kintu mujye mukitegereza. Niba mushaka ibi muvuga ngo murasoma komanteri, jya ukora icyo ugomba gukora nk'umuntu. Naho izi komanteri uko ubona social media zigenda zitakaza agaciro, nicyo gihe kizagera na komanteri tuzitakariza agaciro. Nujya wandika umuntu akubone nk'umusazi, kuko wasomye titire urandika, wasomye titire urandika, ntabwo wakurikiranye ikiganiro kuko igikuramo ari gukuramo n'inyigisho, byibura ukanandika ukavuga uti ariko aha wakoze ikosa, ariko aha naho wakoze iki? Wakoze neza. Urumva? Noneho rero uko ubona social media ugenda bavuga ngo social media irimo iragenda itakaza agaciro kubera abantu bazana amaprank, niko n'abantu bandika muri komanteri mugenda mutakaza agaciro. Njyewe niba naratinyaga abantu bandika muri komanteri, njye mbona wandika nkubone nk'umusazi, kubera bitewe n'ibyo navuze mu kiganiro, mbone ko utigeze usoma ikiganiro, mbone ko utigeze ureba ahubwo wasomye titire. Kandi umunyamakuru nawe ntagazareka kwandika titire mukururira abantu. Azajya yandika ibituma abakiriya be basoma agira amatsiko ati Jennifer yaguriye dore imboga isanduku kandi akiri muzima. Urumva agomba kubyandika gutyo kugira ngo nawe agukurure. Usibye yuko wenda njyewe bitananshimisha cyane kuko mu ruhande rwanjye, ariko tugomba ari abatumirwa bagomba kumenyera umunyamakuru icyo ari cyo, ari umunyamakuru nawe agomba kumenyera umutumirwa icyo ari cyo.
urumva nkamenya ko ugomba kuba ushaka amafaranga, nkamenyera ko izo titire wanditseho uri kwishakira amafaranga si urwangano, kuko ari urwangano ntabwo twakongera ngo duhure. Rero mujye mugerageza byibura mukosore, murebe ikiganiro mukirangize, urumva yego, niyo utakuramo isomo ariko wakuramo n'ikibi, cya kindi kiguha inzira yo kugira ngo ugere ku cyiza ushaka. Urumva nta kintu na kimwe kitagira isomo, ari ikintu kibi, ikintu kibi gishobora kukubaho ukagikuramo isomo, icyiza gishobora kukubaho ukagikuramo isomo. Byose ni uruhererekane, ni ibihekane bigomba kunganirana kugira ngo ijambo ribyare rivukemo ijambo nyine. Jenny, abandi bati ariko uyu mudamu bati ni umuntu ntagagirwa inama. Tukurikije komenti nyinshi ko zikugira inama ziti, njyewe rero reka mbanze nkurangirize n'ako kantu. Njyewe nsoma komantere z'ikiganiro wakoranye n'undi, ariko se iki kiganiro nkoze njye ntabwo nabona umwanya wo gusoma komantere, ninjye wakivuze kandi ibyo navuze nabivuze mbyizeye ko nibitagufasha biri bufasha undi. Urumva rero kuba wanditse muri komantere ntabwo biri bukureho ko ngo ejo nzasubira kuri social media. Nicyo nakubazaga bati kubera icyo utaca bugufi ubone nawe ubwawe ngo umutima wawe uhamanya ko hari aho wakoze ikosa, ati byibuze usabe imbabazi, ati hanyuma ubohoka, ati ko nabo bazi ko umutima wawe ngo utameze neza. Umuntu usaba imbabazi n'utazi kwisobanurira, nabwiye ko murota inzozi mukajya kuzisobanuza mu nsengero, ariko njyewe nshobora kuba ndi mu bantu bazirota nkazisobanurira. Urumva buriya ngira ngo abantu sinzi ukuntu nabivuga icyo kintu, sinzi uburyo nakibasobanuriyemo. Nababwiye ngo na Bosco siwe wikoreshaga, na Pastor Claude siwe wikoreshaga. Niba wemera yuko habaho Satani, urumva hakabaho n'Imana, kandi ukaba wemera ko ijuru uzarijyamo kuko warikoreye, ugomba guhura n'ibigeragezo kuko si iry'ubuntu. Uri kunkurikira? Ntabwo ari iry'ubuntu. Rero niyo mpamvu habayeho ikibi habaho icyiza, kugira ngo ikibi nikikugeraho ugaragaze uwo muntu ufite mu kwihangana kwawe. Aba barokore mubona birirwa bagenda bararuhira ijuru, wowe utariruhira rero ntiwibwire ko uzaribona, nyine zizabona baruruhiye. Kandi kururuhira ni ukuhe? Ni uko uzahura n'ikigeragezo nka Jennifer, ni uko uzahura n'ikigeragezo nka Bosco, ni uko uzahura n'ikigeragezo nka Claude, urumva kikurwanya kugira ngo ubashe, kugira ngo na cya kindi ugiye kugeraho umenye ko hari imitego wahuye nayo, urumva nibwo uzagiha n'agaciro. Iyi saha ninde munyarwanda n'umwe kabone niyo yaba ari umwanzi wagabanaga na Vavisamu, ninde kireka wenda uwamuroze, sibyo? Ninde munyarwanda n'umwe udafite kwicuza kuri iki kintu cya Vava? Kuba rero waricujije nibyo bintu byagukanguriye kuvuga ngo ejo hatazagira undi muntu uza gutaka ngo nawe agenda amaherere. Iyo nuwo murage mbabwira Vava yasigiye abanyarwanda, kandi ntabwo yagombaga kubasiga ibokoboko, yagombaga kubasiga iheruheru nk'umuntu mwamukunze, Imana ikamubaha nk'umugisha. Iyo umuntu abaye umugisha, iyo agiye gupfa asiga isomo. Urumva kuki bijya bikugora? Kenshi nabonye babyibaza bati uno mudamu gusaba imbazi biramugora cyane. Njyewe ntabwo bingora kubera yuko njyewe ndazisaba cyane. Nose urashaka ko nzisaba umuntu utakiriho? Nakubajije njye sinkorana n'uburyaryo. Izo Vava yasabye njye narazakiriye, narazimuhaye. Ariko se uragira ngo njyewe nzisaba umuntu utakiriho? Ariko afite abakunzi, afite umuryango, afite rero ako kantu nanjye nari ngiye kukavuga, sibyo? Buriya imbabazi nziza ni imbabazi usaba ejo ntuzongeye gusubira mu cyaha wakoze, sibyo? Sandra, reka mbanze nkubwira aka kantu nshaka kukubwira, sibyo? Mbanze nkakureho. Sandrina nindwara nkagera kure, najya kumfasha ntabwo azaza kuri social media. Urumva ntabwo ari ngombwa rero kuca urubanza ngo ese ngo Gasaro ko yakoranaga na Jennifer akaba yararwaye yamufashije iki? Yego. Ninza hano nkabyivugira abakunzi bawe zamfasha, nawe ugira icyo umfasha. Ariko
ninde muntu uzi icyo woherereje Vava kuri mobile money? ariko nanjye narabivuze. Ninde muntu uzi icyo Gerard yoherereje Vava? Narabivuze ejo mu kiganiro ngo hari n'abantu bafashije cyangwa se ari n'icyo wakora ukagikora nkawe bitiriwe bizima. Ese ubundi ndakubaza, uwari gutabariza Vava, nabonye hari abantu bihaye Gerard baravuga ngo yatabaje ngo akusanya amafaranga yo kugira ngo bagure isanduku niki. None se Gerard sibyo, hari ukuntu umuntu arwara, tubisobanure tujye dusasa inzobe. Hari ukuntu umuntu arwara ntibibe ngombwa ko umutabariza kubera yuko nawe arakubwira ngo ararwaye. Mu bushobozi ufite uraza gufata 20,20 bimuhe, mu bushobozi ufite uraza gufata 50,000 bimuhe. Ariko nihabaho nakubwira atari ko muvandimwe noneho bansanzemo uburwayi bukomeye bukeneye no kujya kuvurizwa hanze, niho hantu uzatabaza. Ariko ntabwo numva ukuntu umunyamakuru azajya imbere ya kamera agiye gutabariza umuntu nawe ubwo uvuga ko muganga atarabona ubundi burwayi bukomeye usibye ubuvurizwa kuri mitiweli. Icyo kintu tugisobanure tucyumve kimwe, sibyo? Ni indwara nshaka kubwira ndi kwa muganga ndarwaye. Urwaye iki se? Ndumva mbabara mu nda. Bagucishije mu cyuma, okay, kamfate mu mufuka wanjye nkoherereza 10,000. Nundi nawe reka mfate mu mufuka wanjye nkohereza 20,000. Ariko ningira ikibazo gikomeye cyihariye nzakikubwira. Ninkikubwira uzabona ko ubushobozi bwawe budashoboye. Uzavuga uti rero Vava twakoranaga hano ku nkuru yanjye natambikiriye mwihangane byose ni bimwe. Wenda twakoranaga hano ku nkuru yanjye bamusanze bwa burwayi mwumvaga ngo ararwaye noneho byarakomeye muganga yemeje yuko arwaye kanseri. Ese nta kintu twamufasha? Ariko ntabwo uzajya gutabariza umuntu ku burwayi buri buvuzwe na mitiweli. Kandi noneho kuba ari muri social media ni nayo mpamvu uburwayi bwe kabone niyo bwaba ari umutwe gusa bugomba kumenyekana. Ariko kuba bwamenyekanye kuba ari muri social media si ikimenyetso cy'uko ari uburwayi bukomeye umunyamakuru azajya kwicarira imbere ya kamera ngo avuge. Ahubwo uzamufasha nk'umuntu ushoboye kumufasha mu bushobozi bwawe buke kuko uzi ko uburwayi bworoheje. Rero njyewe Sandrine nibyo mvuga ngo ntabwo muravuga mugasakuza ariko ntabwo mwatekereje. Sinzi rero niba amaraso ari mu bwonko bwanyu yarashaje ari ukuyavomesha mugashyira amazi. Uri kumva? Ntabwo ndamenya ibyo ari byo, ariko mujye mubanza mutekereze. Ubundi buriya hari ikintu kibaho bikaba ngombwa kudatera komanteri hakabaho kwemera. Urumva? Buriya umuntu ashobora gupfa agapfira kwa muganga, umuntu akaza akakubwira ati nagiye gusura kana uvuye kureba kana ati ameze atese, ati rwose nsize arimo no kurya arimo aranavuga nta kibazo. Atoye agahenge muri ako kamwanya. Yatoye agahenge agusanze hano mu rugo. Icyo gihe rero urumva namara gupfa ntabwo uzafata wa wundi mu ijosi ngo umubwire uti kuki utambwije ukuri, kuki utambwije ukuri. Emera yuko icyagukerereje kuva hano ngo ujye kwa muganga urumva nawe wishyire ikosa ku giti cyawe uvuga uti wa kuki ntamenye.